ndagusuje uri muratwumva muri aka kanya hano kuri Rwanda Cinema. Ni wa muhungu wanyu Seibi cyangwa se Celestin. Miss Rwanda 2022 bamwita Nshuti Divine Muheto. Mu masaha atambutse uyu mukobwa Miss wacu Nshuti Divine Muheto yasuye Fawe Girls School i Gahini mu ntara y'Iburasirazuba. Iki kigo nicyo yizeho nicyo yarangirijeho amashuri yisumbuye umwaka wa gatandatu. Yarabasuye baraganira, asura ishuri yizemo, asuhuza abarimu ndetse n'abayobozi b'ikigo, yewe agera no mu cyumba yararagamo. Ibintu byari byiza, barabyinnye barishima ku buryo bugaragara. Miss Muheto yatangiye ashimira ubuyobozi bw'ikigo agira ati, uburere, umuco nakuye muri iki kigo nibyo byamaye amahirwe yo kuba ndahangaha, yo kuba nambaye iri kamba rya Miss Rwanda 2022. Yakomeje avuga impamvu nyamukuru yamuzanye muri iki kigo yizeho. Avuga ko impamvu nyamukuru yamuzanye ari uko yifuje ko umushinga we yawutangiriza ahantu yarerewe. Murabyibuka ko umushinga wa Miss Muheto yawise Igiceri Program. Ni umushinga wo gushishikariza urubyiruko gutangira kwizigamira bakiri bato. Yabwiye abanyeshuri ko kwizigamira atari iby'abantu bakuru, ahubwo nta muntu umwe utagakwiye kwizigamira, kuko nubwo waba uri mutoya uba ugomba kwizigamira, kuko hari ikintu bifasha ababyeyi bawe. Abanyeshuri barishimye, bakomeza baganira ndetse bamuha impano, nawe abaha impano yabageneye. Miss Muheto icyakurikiyeho barabyinnye bagaragaza impano, yewe twamenye yuko Nshuti Divine Muheto afite impano yo kubyina. Barabyinnye abanyeshuri barishima, ikirori kirakomeza. Miss Muheto yarongeye afata umwanya asobanura byinshi ku mushinga we agira ati, kwizigamira bituma tubaho neza, kwihangira imirimo, tukirinda gusabiriza. Yongeye ati, urubyiruko nitwe Rwanda rw'ejo, ni iby'agaciro gutegura ejo hacu tukiri batoya. Abakobwa biga muri Fawe Girls School barishimye, ndetse izi nama za mukuru wabo bazumva na yombi. Yasoje agira ati, muri abakobwa bumva, turi abakobwa bafawe, twese turi intyoza. Kwizigamira ni ingenzi kuri twe nk'urubyiruko, by'umwihariko kuri twe abakobwa. Nshuti Divine Muheto yagiriye inama aba bana b'abakobwa, ndetse ubona ko nabo bari bamuteze amatwi ku buryo bugaragara. Ibintu bitatu Nshuti Divine Muheto yashorejeho, yagize ati, banyeshuri nkunda, barumuna banjye, ibi bintu bitatu nimubishyira mu bikorwa bizabafasha kugera ku nzozi zanyu mwifuza. Yagize ati, ikintu cya mbere ni ukwiha agaciro, icya kabiri kugira intego, icya gatatu ikinyabupfura. Basoje baganira batembera ikigo mu byumba bigize iki kigo, yewe bagera no ku buriri Miss Muheto yararagaho, barabyina. Abanyeshuri bo muri Fawe, abakobwa bo muri Fawe Girls School bagaragaza impano, cyane cyane twabonyemo abakobwa bafite impano yo kubyina bitangaje. Nshuti Divine Muheto nawe arabyina kabisa, no muhanga mu kubyina cyane. Reka ngushimire rero ukomeza kubana natwe hano kuri Rwanda Cinema. Mwibutsa gukora subscribe nimba utarabikora, ukore no kunzogera, ni inkunga ikomeye. Ndagushimiye cyane rero, Imana ikomeze ikurinde. Ciao ciao.